Muraho neza buretse gukuramo iyi video ubanze wumve. Narababwiye ngo iyi application irizewe ijana ku ijana, murabihakana mubifata nka yari scam, kandi iyi application irizewe kandi iri gutanga amafaranga. Abantu bose nabonye mwagiye murandika ngo muri comment ngo scam ibiki n'ibiki, ko nababwiye ngo mugende mwikoreshereze mukore ubushakashatsi murebe iyi application kuri gutanga amafaranga, mwarabikoze ahubwo mwahise mwumva ko ari scam. Narababwiye ngo mwaza application zimara umunsi umwe, zimara iminsi 2, 3, 5, iminsi 10 zigahita zihagarara, ntabwo nzongera kuzibazanira. Ariko mwahise mwiyumvisha ko ninginzanye scam. Nari narabateguje ko ngombwa kuba application yizewe ijana ku ijana atari scam. Guys, iyi application utari guyikoreramo amafaranga uri guhomba pe, uri guhomba. Noneho hari VIP bari barashizemo nziza cyane, none kwa gutinya gushora. Kandi mbere yuko ureba iyi video, niba ushaka gushora nyandikira WhatsApp kugira ngo baguhe ira inbox, kugira ngo baguhe ira welcome bonus. Ko no kuvuga ngo ira welcome bonus y'igihumbi baguha, ntago bayiguha utandikiye manager ngo umwereke ira welcome bonus uyibone. Wandikira manager ukamwereka nimero washoye, ukamwereka no wagutumiye, mwese akabaho komisiyo. Kandi ikiza cy'iyi application guys, ikiza cy'iyi application, iyo utumiye umuntu, uwo muntu watumiye bamuha komisiyo, nawe akaguha komisiyo. Reka nza mubwire ngo nutumira umuntu bisaba kuba niyo mutamuziranye, ariko bisaba kuba mucata WhatsApp, noneho akakubwira namba yakoresheje, yinjira muri application, noneho mukandikira manager mukamubwira ati ninjijemo inshuti irashoya, nayo ukaya screenshot ukayana namba yakoresheje n'amazina y'iyo nshuti yakoresheje yandikisha muri application, bahita baguha inuza, bahita baguha code. Ndagira kuri step by step, bahita baguha code. Iyo code niyo uza ugashira hano handitse redeem bonus, ugakanda confirm bagahita baguha bonus. Kandi nukuvuga ngo baguha komisiyo uwo muntu watumiye bitewe nayo yashoye. Nuvuga ngo urugero watumiye umuntu agashora 100,000, ushobora kubonamo komisiyo y'10,000. Guys, iyi application genda uyikoreho ubushakashatsi, ubaririze amakuru, baze ngo application yitwa Okipe irizewe. Umuntu wese urabaza ngo Okipe uzi ibintu bya online business, arakubwira ni application yonyine yizewe hano mu Rwanda wakorera amafaranga bitagusabye zira za scam. Guys, nabahaye isezerano ndavugira ati zira za scam kuko nabonye zaturangije, ko nanjye zarandiye, ntago ari mwebwe gusa, nifatanyije agahinda namwe, zarandiye. Naravuze ati ntago nzongera kuzibaha, ahubwo ngiye kubashakira application yizewe ijana ku ijana. Nandi kugenda nkabona ngo mwanditse muri comment muri scam. Kandi cyitonde ko guys, iyi application kubera ifite umutekano uhambaye atari zino z'abasikama, iyo wabikuje utegereza amasaha 28, yarenga 28 ugategereza 72, rwose amafaranga yawe kugeraho. Urabona ko iyi ngiyi nabikuje 1593, nayabikuje saa 6:53 z'amanywa, ariko tugeze saa 1:40 nagumwe gatari gangeraho, ariko ubu ndatuje garangeraho. Iyi application gakugeraho nyuma y'amasaha 28 cyangwa nyuma y'amasaha 72. Amasaha 72 ntashobora gushira amafaranga yawe atarakugeraho. Ashize atarakugeraho wandikira manager akabigufashamo. Guys, link y'iyi website urayisanga muri description ya mbere y'iyi video, urayisanga muri description ya mbere y'iyi video no muri comment ya mbere y'iyi video. Guys, utararebye part 1 ukuntu bakoramo account n'uburyo bashora, ibyo byose biri kuri YouTube channel. Hano narinzanywe n'amakuru y'ingenzi yo kubabwira, ndetse hari n'abantu bashoyemo mutazi uburyo ubona amafaranga yawe. Iyo washoyemo rero, iyo waguze produit, reka nze nkwereke uburyo ubona amafaranga yawe. Ntabwo amafaranga yawe iyi application ifite umutekano uhambaye, ntabwo amafaranga yawe uyabona kuri balance, ntabwo bwizana. Ahubwo iyo washoye biba bigaragara hano, uko muri kubibona hano biba bigaragara ko waguze VIP. Urabona naguze VIP 9,200, maze gukuramo nanjye application ndicuza kuba narayimenye vuba ahangaha, nakabaye narayimenye mbere nkayikoramo amafaranga, kuko abandi bayimazemo umwaka kandi yacyafite na gahunda na mandate y'imyaka 10 n'iyindi myaka irenze. Turabibabwira ngo mukagira ngo urabona yuko nkuko nabibabwiraga guys, application mukanguke muyikoreshe.
iri gutanga amafaranga. Urabona ko VIP ya make irimo ni 9,200 ariyo baba bari gutestingiraho nk'umuntu mushasha nyine. Ubundi VIP nyinshi zigura 47,000 kuri application hari n'abayishoramo amamiliyoni, abantu bafite amafaranga bitewe nuko yirizewe. Urabona ko ngiye maze gukoramo 1,472. Rero reka nze nkwereke iyo waguze VIP kugira ngo baguhe amafaranga yawe ukanda. Urabona hano handitse holiday peace hariho rimwe. Iyo waguze VIP haba hariho rimwe, waba waraguze ebyiri hakaba hariho kabiri, waba waguze eshatu hakaba hariho gatatu. Rero kubera twaguze VIP imwe turaza dukanda hano handitse holiday peace. Aka ngaka hano nari nibagiwe kukabwira, wowe washoye ndakeka nta n'ijana urabona kuri balance yawe, ariko rwose gari hano bitewe nuko nibagiwe kukababwira. Iyi application irimo ubuhanga bya dani. Urabona ngaya, uraza ugakanda hano handitse earn. Iyo washoye uraza ugakanda hariya handitse hold, ugahita ukanda hano handitse earn, bahita baguha amafaranga yawe. Nitugaruka hano kuri balance hano ubundi hahita haza mu ibara. Iyo washoye ugasanga buri mu gitondo uza ugakanda hano handitse earn. Iyo washoyemo buri mu gitondo uza ugakanda hano handitse earn, amafaranga yawe ahita aza kuri balance. Urabona ko duhise tugiraho ibihumbi today bari kutubwira ngo today twinjije 736 nk'uko uri kubona hano kuri screen yawe. Guys, iyi application irizewe, nutayikoresha uruguhomba cyane. Babaha sikamu mukazizera, nabaha izanyazo nimuzizere. Nubwo maze iminsi ndi kuba ziriya nzi neza ko ari izanyazo, ko nari mushasha muri business online, cyane cyane zira investment nagiraga zizamara igihe nkahita nzibaha. Nkomeza nihanganisha abantu nyine zariye, kuko nanjye zarandiye ni ukwihangana. Gusa iyi application ntabwo izakujya guys. Application ntugire ikibazo, nta gahunda yo guhagarara ifite. Nuko umuntu abibabwira mukavuga ngo byose ngo ni sikamu, ngo byose ni sikamu. Dore today hano niho today earn, urabona ko amafaranga gari hano nkuko muri kubona kuri screen yanyu. Today earn amafaranga muri kubona ko yaje kuri balance. Hano niho uza ugakanda holiday ugahita ukanda earn. Buri munsi nyine iyo washoye niko ubikora. Iyo washoye buri munsi niko ubikora. Guys, rero mukanguke mukora amafaranga. Buri munsi uraza ukongera ugakanda hano handitse daily check in, ugakanda hano handitse sign in, ugahita ubona record nyine, ugahita ubona uduceri duke. Urabona ko baduhaye 32. Uko ugenda ukanda daily check in ya buri munsi niko bagenda ayo kuguha biyongera. Ukabona baduhereye ku 8, 10, badukurikije 16, badukurikizaho 28, tugeze kuri level yo guclaiminga 32 y'ubuntu muri iyi application. Iyi application iyo watumiye guys, amafaranga barayaguha. Tumira amafaranga yawe bayaguha. Ikiza cy'iyi application, iyo watumiye baguha amafaranga, n'uwo watumiye mwese babaha komisiyo ku mpande zombi, haba ari uwagutumiye nawe wamutumiye, mwese babaha amafaranga. Guys, link iyo ushaka kugira ngo utumire link, uraza ugakanda hano handitse team, ugahita uza hano handitse invite, ugahita ukopiya iyi linki ukaza ukayohereza umuntu akayikanda, abaciye kuri linki yawe agakuramo account, ukamuyobora nka kwa kundi nabiberetse muri part 1. Abatarebye part 1 y'uburyo nyine ukorera amafaranga muri application, mujye kubireba n'uburyo ushoramo, byose biri muri iyo video. Uraza ugakopiya iyi linki, warangiza kuyikopiya ukayimuha, warangiza kuyimuha akayicaho agakoramo account. Ibyo byose uhita wandikira manager. Guys, umuntu ushaka gushora muri application nakubwiye ngo unyandikire namba yanjye iri muri comment no muri description y'iyi video kugira ngo musobanure neza. Namba ndaba nayishizemo, unyandikire WhatsApp kugira ngo ubone iriya bonus. Ko nutanyandikira WhatsApp ngo ngufashe, iriya bonus ntayo uri bubone. Kandi mpora mbibabwira, iriya bonus ntayo uri bubone. Rero ubwo ni ukubikora gutyo nyine tu, urabikora gutyo kugira ngo ubone iriya bonus. Reka ubundi iyo ushaka gushora uza ugakanda hano handitse rechange, ndabizi gukoramo account yo uraza ugakanda hano handitse rechange. Urabona harimo uburyo bwa 15, ariko twe uza ugashiramo ayo ushaka gushora. Wenda ushaka gushora 9,200, uhita ukanda hano handitse play rechange, ugakanda hano gutya, ugahita ukanda ko completed kuko yabaye successfully.
hano uhitamo umuyoboro ushaka gukoresha, niba ari MTN ugashyiramo nimero ugakurikiza amabwiriza. Reka nze mbikore, abatazi gushora nabo mubimenye mubirebereho. Urugaza ugashyiramo namba ushaka gukoresha ushora muri application, ugakanda confirm. Ukimara gukanda confirm, hano niho uhita wishyura kuri iyi nimero. Urabona uhita ukanda hano handitse kwa kino kimenyetso click play, tukanda hano handitse click play, agenda kuri step by step. Tukanda hano handitse click play, tukanda hano handitse click play. Ukimara gukanda hano handitse click play, urabona barakubwira ngo ishuri 9,200 kuri iyi nimero. Iwe nta kintu uhinduraho, aho uhita ukanda kuri simukadi ufite amafaranga, uhita ushiramo pin, ugahita wohereza amafaranga. Ukimara kohereza amafaranga uhita ujya muri SMS, urategereza SMS bakamanza bakayikoherereza. Iyo SMS bakimara kuyikoherereza, icyo ukora nta kindi, wewe iyo SMS uraza ukayikopiya. Ukimara kuyikopiya iyo SMS, uraza ugapano ugasubira inyuma. Iyo umaze kwishyura, abarebye part 1 murabizi, mujye kureba part 1 guys, ni ibintu byoroshye cyane. Mujye kureba part 1, part 1 iri hano irabayobora inzira zose, usibye ko ari turatuntu nanje kubabwira, nje no kubabwira ko iyi application niba uri umuntu wayikoresha, niba uri umuntu ushaka gukora amafaranga online udashaka zira za scam. Iyi application imaze igihe, iracyafite gahunda kandi ikorera mu bihugu byinshi, ntakorera mu Rwanda gusa, ntago ari y'abanyarwanda. Nubwo uri kubona iri mu Kinyarwanda ariko ntago ikorera mu Rwanda. Urabona ibi byose ni ibihugu biri hano, abazi kureba aya madarapo ubwo namwe muri kubona ibihugu. Uri kubona ikorera mu bihugu bigera muri 10 na bingahera 4 1 2 3 4 5 ibihugu 12 nibyo iyi application ikoreramo. Apana ziraza abasikama z'abanyarwanda ziza ijoro rimwe zikaba zarangiye. Guys, kanguka, iyi application uyikoreshe, iri gutanga amafaranga kandi nta na gahunda ifite yo kureka gutanga amafaranga, iracyakomeje gutanga amafaranga. Ubwo nutayikoresha nyine urabura guhomba nyine tu. Niyo nama nakugira, gikoreshe, iri gutanga amafaranga, uve kwa zira za scam. Noneho ku bantu muba mufite amafaranga menshi guys, wajya urinjiza amafaranga menshi ku bantu muba bafite amafaranga menshi. Urugero reba nk'i VIP igura 47,000, ukajya urafata 3,000 bya buri munsi bya komisiyo. Aya ngaya iyo wamaze kugaruza yawe uba usigaye mu nyungu. Urabona harimo VIP nyinshi. Ubundi dore ahantu haba VIP ku bantu bashasha, VIP zitanga amafaranga menshi ziba hano. Urabona hano ushora 27 bakajya baguha 2,700 bya buri munsi. Washora 130 bakajya baguha 13,220 ya buri munsi. 13,520 ya buri munsi. Guys, application kanguka uyikoreshe. Iyi link ya application urayisanga muri comment ya mbere no muri description, na part 1 urayisanga na pininzemo link yayo, uyikande kugira ngo usobanukirwe uburyo bwo gukoramo account n'uburyo bwo kwinjizamo amafaranga. Ibyo byose muri part 1 narabivuze birimo. Guys, rero nacoje video y'uyu munsi. YouTube channel yanyu nk'ibisanzwe yari Uziel Tech Media. Wowe mushashe uko kwanda subscribe, like, share na comment. Wibuka kunyandikira WhatsApp niba ushaka gushora, nkuyobora inzira zose, nkwereke n'uburyo wandikira manager iyo hari ikibazo wagize, manager akagufasha, akaguha komisiyo yawe. Iyo invitinze umuntu cyangwa se nanjye gutya nagutumiye washoye, aguha komisiyo, nanjye akama komisiyo. Ngwino inbox nkufashe niba ushaka gushora. Iyi application irizewe. Bya bindi byanyu ngo scam ntaribi, ubundi bitekerezo by'abanyarwanda muhora muri kuvuga ngo ibintu byose ni scam. Ibyo nibyo bizatuma rero mutagira icyo mwigezaho, kuko ibintu byose mwizera ngo ni scam. Niba ubona application ikoresha umuntu urenze umwe, muri comment hari umuntu wabanyemereje aragenda arandikamo ngo occupé irizewe. Uriya muntu situziranye sinamuzi, yarababwiye ngo ekipe irizewe. Abandi bya bindi byanyu ngo scam ntaribi, nyine ubwo ubifata uko ubishaka, ariko ntawe matiriza gushora. Iyo ufashe icyemezo nk'umuntu w'umugabo urashora, cyangwa nk'umuntu w'umugore, iyo ufashe icyemezo urashora, amafaranga ntawe yagukura mu mufuka. Abari wewe urabanza ugakora check up, ukava iyi application niba yizewe, ukamanza ugakora review, ukamanza ugakora ubushakashatsi. Bira byo kuyiha ChatGPT iratubesha. Ni kenshi nyine ChatGPT ivuga amakuru bayihaye, uyiha nyine ngo application ngukore ko yizewe, ukava nyine ngo amagambo nota ngo ni scam. Ushobora kuba yizewe ngo ariko ngo ntago mbizi ngo ushobora kuba ari scam.
ngo ushobora ngo izi nyungu ngo ibiki n'ibiki, biriya bya ChatGPT nayo iratubesha ko usanga application nyinshi niyo waha application uziyizeye 100% iguha amakuru y'uko iyi application itayifiteho amakuru ahagije itizewe. Guys rero kanguka ukora amafaranga, iyi application niyo yonyine iri gutanga amafaranga yizewe hano mu Rwanda, niyo yitwa TMB, ariko TMB itanga amafaranga makeya kuko hari iyo uranakora guys, hari utuntu ngo ukora two dutasike kandi uba warashoye mu 22 byawe bakajya baguha 624 ya buri munsi, urukumva ni make, ariko iyi ngiyi ushoramo 9,200 ukajya baguha 736 ya buri munsi. Wakora daily check-in bakaguha, watumira bakaguha. Guys rero tumira muri iyi website ubona amafaranga ndetse unayishoramo ubona amafaranga. Guys rero nacuruje video y'uyu munsi, wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ikomeze ibarinde, ibahe umugisha.